waba wari uzi ko amazi y'akazuyazi yashyizemo ubuki ari umuti? Aha rero tugiye kureba uramutse ukoresheje amazi arimo ubuki byibura buri munsi icyo yagufasha ndetse n'indwara yakurinda. Muri kumwe na Ibyishaka Liliane, nimba ugeze bwa mbere kuri ino channel wakora subscribe. Iyo ukoresheje rero amazi y'akazuyazi arimo ubuki hari ibintu byinshi yagufasha. Icya mbere ni uko yagufasha kurwanya inkorora ndetse na infection zo mu muhogo. Nimba rero ukunda kugira inkorora cyangwa se ukaba ufite ama infection mu muhogo, ni byiza gukoresha amazi y'akazuyazi arimo ubuki kuko harimo antimicrobe zishobora kuba zarwanya ayo ma infection ari mu muhogo. Ikindi rero nuko iyo ukoresheje amazi yabize ugashyiramo ubuki biba uburozi. Iki rero ni ikintu cyo kwitondera cyane. Ikindi rero nuko amazi ari mu buki yagufasha gutuma usa neza, ugira uruhu rwiza. Niba amazi ari mu buki abamo kubera ko mu buki harimo antibacteries zishobora kuba zarwanya bacteria dushobora kuza twakangiza uruhu rwawe. Niyo mpamvu rero iyo uyakoresha bigufasha kuba wagira uruhu rwiza rufite itoto kandi rutoshye rworoshye. Amazi rero arimo ubuki iyo wayakoresheje ari akazuyazi aragufasha cyane, atuma yongera ubudahangarwa bwawe bw'umubiri. Ni nk'uko wakoresha ubuki bwonyine bukaba bwagufasha kuzamura ubudahangarwa bwawe, kuko mu buki habamo imyunyungugu ndetse na za vitamine zishobora kuba zatuma bagiteri mbi zataka umubiri zishobora kuba zitawushobora cyangwa ngo zipfe kwataka kuko ziboneye. Iki gihe rero niyo mpamvu nimba ukunda kurwaragurika cyangwa se wenda niba ukirutse nk'indwara, byaba byiza utangiye gukoresha amazi ari mu buki cyangwa se ubuki gusa bukaba byagufasha kuba warwanya indwara zindi zishobora kuba zakwataka mu gihe gitoya cyangwa se mu buryo bwihuse. Amazi rero arimo ubuki y'akazuyazi ashobora kugufasha kugira igogora rimeze neza, kuko amazi arimo ubuki cyane cyane ubuki burimo bugenda bukagabanya gaze iri mu gifu ndetse no mu mara, rero bikaba byakoroshya igogora ryawe. Rero ni byiza ko wajya ubikoresha mu gitondo kugira ngo y'amazi agende yoze mu nda, yoze amara. Noneho nuramuka ugiye kurya usanga igogora ryawe rimeze neza, kuko igogora ritameze neza naho umuntu ahera arwara constipation, ibyo bakunze kwita imatwa mu Kinyarwanda. Niba ushaka kugabanya rero ibiro, byaba byiza ukoresheje amazi arimo ubuki. Hari igihe umuntu usanga ibindi wenda byarakunaniye ariko ukaba wagerageza aya ngaya amazi y'akazuyazi arimo ubuki. Ukibyuka mu gitondo nta kintu na kimwe urakora, nta bintu uratangira kurya, ugafata ikirahure cyawe cy'amazi y'akazuyazi ugashyiramo ikiko cy'ubuki, noneho rero warangiza ukayanywa. Ibyo gihe rero bizagenda, kuko ubuki buragenda bugatwika bya binure byawe, noneho rero ugasanga birakoroheye kuba wagabanya ibiro. Icya nyuma rero ni uko abantu bafite ama allergie cyangwa se hari ukuntu umuntu ashobora kugira allergie, ushobora kugerageza ubuki bushobora kukorohereza, ariko nanone wibuke ko kujya kwa muganga bakoroshya allergie yawe ari byo byiza. Naha rero dushoje ikiganiro cyacu cy'uyu munsi. Ndagira ngo ubasabe nimba iyi video hari ubuzi yafasha ukaba wamusharinga. Ciao.